Adera Mukasine umukobwa wa Stanislas yasomye wisi cyarayisinda ayicuruyira mucurangura. Wowe uri kujya hari ukishinga ba Semuhungu si umugabo si n'umugore ni bazima, ariko biriya bintu byose rega babiterwa n'umurengwe gandi. Uriya n'umurengwe ntaguzi se ko umurengwe wica nk'inzara. Uriya n'umurengwe mu bike yige ni keje ukarebye ngo wose kandi kuvamo akakogwa keje kwindaya nuko byanze. Yamubona akagira ngo na agakumi baba bafite ibintu bambara bimeze nk'ibisutiye by'ibiponje. Noneho washaka kumukoraho akumwe umuntu yijijisha akagukora ku ibere kagumya gucunga yagizeho intoki ukagira ngo n'umukobwa w'umutima. Kumbe ni ikimanyu. Bagiye hanze barasomana. Reka nkurangirize ukuntu byamurangiriye. Bagiye hanze barasomana. Ari abagabo bombi. Sinzi ukuntu uwo muhungu yabyumvisha ahita amwikubitira ingumi imwe. Yamukubise ingumi y'injyaro w'iryinyo rihita ricikamo kabiri. Mara reka mbabwire ibintu by'ubusirimu byadutse. Biraza kuza gusiga bibasiramuye. Bano mushaka kuyimbwira nkaho wantanze kuyibona. Ni ifoto iriho Kenisoro na Coach Gayeri. Kenisoro yamugundiriye yamumfirinze ari kumwikibiza ukwita amenyuka. Ni gute twisanze ahantu umugabo asomana n'undi mugabo? Ahubwo umuntu umaze iminsi asezeranye. Sobwo ko wibagirwa ko yakoze uko. Ntago ari ugukura utabibona ahubwo wari utaragera hisi yanduye, wari utaragera mu isi ya cyenda ngo wumve ikinovera. Wumva aho umuntu akubita undi akabiza kwitamo bagasigana ubwanwa. Eshanu gusigana ibyangwe. Iza so wowe ufite ikibazo cy'imyumvire. Ariko se niba numva nabi nubwo ni nako nzapfa. Kuko ntago nzahindura imyumvire ngo nshaka umugore ambera umugabo. Nabyo se bibaho no ku bagore umugore nawe urumva ku bagabo turi kugenda. Hari akabari nari ndimo. Yego mu DJ kazi yego rwose pe gira n'amagambo. Abobwa bajyanye muri toilette bagiye gukora ibyo bintu by'ibikozi by'ibibi. Bagezemo barakinga. Urebye yari yavuganye nari impari ngewe twarirebaniye nawe azahita bimenya. Babona turi gukora ama interview turi kubiganiraho duseka bakagira ngo byadushimishije. Kandi ubwo muzi ngo muranejeje. Isubwo muzi ngo muranejeje. Nukuri ntago munejeje ahubwo muteye ikibazo, muteye ishozi. Muteye kiriko shozi. Hello guys, twongeye kubasuhuza abakunzi ba Kigali News Channel. Tubashimira bakomeje gukora subscribe, share, like, comment. Muri abantu b'ingenzi cyane pe, muri intwari aho muherereye hariho hose yaba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Ni kuri muri inshuti nziza. Kandi ndabasaba n'abatarakora subscribe mukomeze muyikore kugira ngo mubashe kujya mubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho. Byo twasa mutwe biba byagiye binyura kuri uyu muhanda. Tujye tubereka natwe amabere. Atubereka amabere. Ese ni ngombwa ngo tubereka yacu? Urumva biguteye ikibazo hari ubwo nkonza. Ese amabere yazanye tugiye mu kiganiro. None se ntago tuzatubereka amabere? Sha nawe waba ushaka kubahemukira pe. Yaba ashaka kubagirira nabi pe. None se ukivuga kwanza no ku mabere video warayo mpaye. Ntago ari video nge ya mbere ibindi. Sinzi niba hari umuntu wenjoye inzira irabere nkuko naryenjoyinze. Ese riza wabishyigikiye? Nabishyigikiye. None se ni nabishyigikira mbice. Ntabyo nashyigikiye ariko nta nicyo nenda kubihindura. Uretse kubireba nkamuhurwa amenyo nk'abandi. Yani i Kigali se ko mbona iyi mihanda. Ariko se ngiye uriya mukobwa ndashaka no kumwibariza hagataho. Ririya bere ryaragucitse n'iriya style yabiteye. Ariko ntago ryamucitse da. Ntago ryamucitse kuko yagize gutya. None yazamuye kariya gashati ubundi risanzwe riryamye. None hazamuye kariya gashati akagejeje hejuru kararitsikamira rihita riba umusambi kugira ngo ryizumuze yagiraga gutya.
Neseriza sha biriya bintu iyi mihanda yanyu ko muri komeje kugorana ahubwo harimo ya nshuti yawe ahubwo ikomeje kunyera oya Semungu ni umugi nose ubundi Semungu warikoze yakoze ririya bere ryanitswe na nyiraryo ataraza ntabwo biriya bintu twabibonye ataraza se ririya bere ryanamye mu gatuza ka Semuhungu ariko mukihumukire umukire nta muntu umuvuga none Seriza biriya bintu by'amabere byo byaje bite ubundi tumenyereye ko uriya mukobwa nyine ubwo yatuzaniye agashya yatuzaniye ubusirimu bukomeje kwiyongera uriya mukobwa se nese ugira ngo abantu bose basirimuka neza ubwo n'ubusirimu ariko bubi nyine hari abasirimuka hari abantu basirimuka mu iterambere hari n'abasirimuka mu iteranyuma uriya nawe ni umusirimu w'iteranyuma Seriza biriya bintu uri umuntu mukuru uri n'umubyeyi abantu nka bariya turabigenza gute noneho ko bariya njyewe ubundi nka leta njyewe imbwiye iti nk'aba bantu ubundi icyo kibazo si nkawe wakabaye ukimbaza ndetse ngize amahirwe nkakibazwa wenda na Murangira Thierry ni Murangirwa Thierry Murangira Thierry akaba ari nkaho mbaza ati nka biriya bintu urumva bikwiriye kugenda biti uzi ikintu namusubiza namubwire nti nshakira inyubako nshakira inyubako irimo ubusa kirema abantu iriya video nyine nge narayirebye ngiye kuryama ariko reba ririya bere ariko reka nkubwire nk'uriya mukobwa ntabwo bakwiriye kumufunga gusa bakwiriye nk'ari amabere kuyahambira none se ninde uzaryonka Seriza ngo nk'umubyeyi sibyo nk'umuntu wabyaye nk'umuntu mukuru uzi imyanya y'ibanga hari impamvu bahise imyanya y'ibanga tanga inama ntanga iyihe nama se urabona ari ukigirwa inama rega ntawe hano wahanutse ariko kwigisha no guhozaho Riza kwigisha no guhozaho ku buryo wafata umuntu nk'uriya uko wigisha ufite ubwenge se uriya arabufite buriya uko biri kose ariko ahubwo inama ya mbere namugira najye mu nzu akinge urumva niba afite n'ikibazo mu mutwe ashaka umuterapiste amuganirize urumva harya ni abaterapiste cyangwa n'abaki bantu baganiriza abandi ni abapsychologist nashaka umuntu najye mu nzu ashaka umuntu umuganiriza ashaka umuntu abwira wowe uri kujya hari ukishinga ba Semuhungu si umugabo si n'umugore n'umutinganye ni ikinyabibiri babaho abantu bameze none se bitabaho niba ashobora kuba yaryamana n'umugabo akaba yanaryamana n'umugore nabyo ko yabishobora bishatse si ikinyabibiri ese ibyo bintu bibaho bitabaho se yaryamanye n'abandi bagabo bitabaho kuryama bisanzwe oya ni ugusambana pe ni ugukora imibonano mpuzabitsina bahuje ibitsina igitsina gabo ku gitsina gabo kubigira nk'amapingusi urumva ariko se arishinga Semuhungu nta mugabo utera undi nda Semuhungu ntateganya no wenda ntanateganya no kubyara niba yariyemeje kwigira umukobwa yari umugabo byumvikana ko adateganya kubyara kuko ntago bazamutera inda mbabarira umbwire niba arimo kwishinga Semuhungu urimo kunywera ye urimo kurya ye urimo kwigira ibyo ashatse kubera yuko adafite pfo adafite ruguru urumva arimo kwishinga umuntu wananiye Amerika mu Rwanda ikamwirukana Semuhungu ashatse yafata n'ingamba akijyana no mu kindi gihugu kitari u Rwanda uriya yemerewe kuba inzererezi kuko nta ruhinja asiga yabishobora nk'uriya nabonye ashobora kuba akiri n'umukobwa ukiri muto cyane ntago aba ari ukuba akiri muto ntago aricyo kimutera biriya byashoboka se ko byaba ari imyaka se ninde yakujemo imyenda noneho twe nta myaka twigeze nigeze nkuramo imyenda n'ubu nakizunguza ikibuno oya ikibuno si ngombwa ngo nkizunguze hano iwawe no mu nzu iwanjye najyamo ngakinga nkakizunguza nahe nakizunguza urumva
ariko ntabwo ari imyaka yatumaga nzunguza ikibuno. Njye ntabwo nabeshyera imyaka. None se Liza, nimba witegereje neza iriya video, njyewe hari ndashaka rimwe na rimwe hari ukuntu ujya umfasha kumva ibintu bimwe na bimwe tutabizi kenshi, hari ibintu bijya birenga shaga njya mbigufasha, ariko ikintu ndi bugufashe mu bigendanye na ririya bere byo sinkizi. Ntabwo nzi ikintu nagufasha mu bigendanye n'ibere rinagana mu kabari. Ako se biriya bintu byabereye mu Rwanda? None se wabonaga batari kunywa peti mitsingi? Harya si inzoga ya Bralirwa se? Liza, hari ibintu nshaka kumfasha kumva. Hari inkuru maze igihe mbona nyinshi cyane no mu bitangazamakuru bimwe na bimwe, bakandika ngo umuhungu wihinduye umukobwa. Sibyo? Umuntu yihindura umukobwa byagenze gute? Njye ku bwanjye mba numva ari umuhungu w'ikiburaburyo, nta bitari ukubeshya pe. Mfasha kubyumva. Ntabwo Abantu bariho umuntu uba warihinduye. Yego. Babigenza gute? Bigenda none se ntabwo wabonye se muhungu ko yari afite umugabo w'umuzungu? Njya mbona n'amafoto ye bari gusomana n'amavideo arahari. Urumva satari yarigize umugore ku ngufu? Nuko byigira. Nuko byigira nyine, nuko byikora, ni mindset, n'ubwonko bwabirindutse bwihindurije. Hari ubwonko noneho ku mubiri ho bigenda bite? N'umubiri nawe urihindura. Iyo ubwonko bwabaye, iyo ubwonko bwihindurije n'umubiri utagaciro. None se wari wabona hari umuntu muzima wakora biriya bintu? Wowe ubwawe ahubwo ngiye icyo nibaza, ni bazima, ariko biriya bintu byose rega biterwa n'umurengwe gandi. Uriya ni umurengwe, ntabwo uzi se ko umurengwe wica nk'inzara? Uriya ni umurengwe mubi cyane. Nese ubundi umuntu arengwa byagenze gute? Aba yahaze. None se umugabo ushonje yatekereza kujya guteretana na mugenzi we? Umugabo ushonje yatekereza kujya guteretana na mugenzi we? Gusa reka nkubwize ukuri, hari n'ababikora bari gushaka amafaranga. Kandi reka njye mbabwire inama nabagira, bashatse bayashakira ahandi, cyangwa ukemera ugakena ukajya urya duke ufite, umubiri wawe ukabguwe neza. Kuko n'ubundi kujya gushaka amafaranga uyashaka kugira ngo umererwe neza wowe. None se niba ugiye kuyashakira mu bikwangiza, ayo mafaranga uzayamaze iki? Ko amafaranga tuyashaka kugira ngo adutunge. Hari ikintu atari kunyorohereza kumva. Urumva mu bintu ahantu henshi cyane, no mu nigiye no muri Google ukandikamo yihinduye umukobwa gutyo, bakwereka amafoto, ariko wajya umureba ukabona ni umukobwa. Woye nukuri ntago aba ari umukobwa, nta mafoto uzi, aba ari ikiburaburyo. Ntabwo se njye namukweretse. Hari abo ujya unyereka ukambwira ati ntabwo namukweretse w'akayobe mwiza. Biriya ni bya bindi bita rwiza rupfuye ubusa. None se icyo nibaza nk'ubu nkanjye nahinduka umukobwa, kuko urabona baba bafite ibintu byose biranga abakobwa. Iyo misatsi, igituza kinini, inyuma hanini. Igituza kinini se baba bafite amabere cyane mu mafoto. Nuko baba batumye sediti se, nanjye nyeditingure ko ntazana amabuno ya mama yake. Babikora bagiye kwifotoza. Ubundi mu busanzwe baba ari abagabo. Baba ari abagabo. None se ntabwo wabonye ko yige bamukuye iryinyo? Ntabwo wabonye ko yiga bamukuye iryinyo? Ariko rero ngereka amabwiye leta igigira abantu bamwe na bamwe nabakurikirane. Urumva? Ntigakurikirana abakoze ku bitsina gusa n'ababikozweho gusa. Reka nkubwire abandi bantu leta ikwiriye gukurikirana. Nk'abantu agiye nko mu kabara arasinze, urumva? Arwanye n'umuntu cyangwa aratashya ahuye n'umuntu bafitanye ikibazo, aramumomoye, ateshejwe kujya kuvuga ko yamomowe n'uwo bafitanye ikibazo, ntayige story ye y'ukuntu byagenze. Yabanje kuvuga ngo yahuye n'abanyerondo, ngo baramuhagarika, ngo baramubwira ngo kukigira umukobwa, ngo bahita bamukubita ngo nimukura amenyo. Umuntu reka nkubaze, umuntu mwahura akakubaza ngo kuki wigira umukobwa,
wahura n'umuntu noneho ushinzwe umutekano ashinzwe umutekano w'ibitsina cyangwa ashinzwe umutekano w'abantu ku buryo ushobora guhura n'umuntu agahita akubaza ngo kuki wigira umuhungu uri umukobwa ubundi se ko nta munyerondo usaka umuturage ugenda keretse afite ibyo akekwaho kwiba bamusatse bate ngo babone koko nubwo ari kwigira umukobwa ari umuhungu ko hariho n'abakobwa ba nta mubiri kumbe yige yagiye mu kabari ndashaka kumvisha ukuntu bariya abantu bahura n'ishyano kubera ariya mafoto yige yagiye mu kabari noneho wowe wumve ko bitari n'ifoto yige ni keje ukarebye ngo wose kandi kuvamo akakobwa keje kw'indaya ni uko byanze urumva birangije yige abagiye mu kabari aranywa arasinda akubitana n'umujama agira ngo yige ni inkumi ariya n'ukuntu kabari keje amaye we akagurira byeri urumva akagurira byeri akagurira brochette n'icyo akitaho nyine nk'umuntu uri kwita ku cyane waba uri kumwe n'umuntu ukayoberwa ko ari umuhungu ntubibone ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa arega amatara yo mu tubari tw'iminsi yaraducanga bigakubita ukajya ushobora no kuva reka nkubwire si ureba byonyine wifashe ufite ibibazo niba ushaka gusara ukaba umusazi weruye uzacunge cyajya uba ufite stress za danje nta y'inzu ntayo kurya ntaki nubona nka 5 uhita ujya mu kabari uhita ufata United Gin cyangwa ufate ya yindi bisa ibimeze nk'iriho akaka koko keza nagaki yitwa American ujye mu kabari ufate ka United Gin dore ntizinahenda ukirenze nibarangiza bya bitara byake kimwe gikubita ubona umukobwa nyindi gikubita yari ubona ibera ikindi gikubita yari nusohoka mutagiye indera uzaba udafite ukujyanayo none seriza aya matara nayo yaraducanganyikisha seriza ni gute twisanze urumva ibyo ngibyo byo ntago ndabyumva ariko se ni gute twisanze ahantu umugabo asobana n'undi mugabo kandi ikindi wowe uri kuvuga ngo ni gute ngo wahura n'umuntu mu kabari ngo ntubone ko ari umukobwa cyangwa ari umuhungu yige mu maso ni keza asa n'abakobwa urumva ubwanwa aba yaraharuye sinzi ikintu ashyiraho sinzi ikintu ashyiraho niba nicara bakamumuhandura mu mubiri ntabwo mbizi byarangiza hari abagabo bikundira udukobwa tutumaneke nkaba ari abagabo baba bafite indigeririya ibitako bigeririya baba bashaka bo biri buze kubona aho bihurira urumva baba bashaka bo biri buze kubona aho bihurira niba rero yishakira agakobwa kananutse kugira ngo wenda gahunda zabo zize kugenda neza agapfubirana na yige wigufa ryigendera yamubona akagira ngo ni agakumi baba bafite ibintu bambara bimeze nk'ibisutiye by'ibiponje noneho washaka kumukoraho akumwe umuntu yijijisha akagukora ku ibere kagumya gucunga yegezeho intoki ukagira ngo ni umukobwa w'umutima kumbe ni ikimanyu cy'umuntu kigendera umuntu arabizi ko ari umuhungu bagiye hanze barasomana reka nkurangirize ukuntu byamurangiriye bagiye hanze barasomana ari abagabo bombi sinzi ukuntu uwo muhungu yabyumvisha ahita amwikubitira ingumi imwe yamukubise ingumi y'injyaro w'iryinyo rihita ricikamo kabiri urumva rero ni editi neseriza umuntu ujya mu kabari ubu nona ni kugira ngo umuntu ejo atazabyitiranya sibyo aba bantu tuzabatandukanya gute nimba basa nk'abakobwa nimba umugabo basa nk'abakobwa ariko hari reba nka wundi witwaga Joniri uriya muntu buriya yari yarabaye umutinganya ari ndumugiriye inama yagiraga ikijwi so yagiraga ijwi nk'irya yari afite ijwi mbese ryajwi rinini ry'abagabo riremereye ryajwi yashoboraga kuvugisha ukaba wana kwiruka akagira ukuboko kumeze nk'ukwa Rutambi ukuguru nuko nk'umuntu buriya wateretaga Joniri yabaga bimeze biti nyamara reka mbabwire ibintu by'ubusirimu byadutse biraza kuza gusiga bibasiramuye
Seriza n'ubusirimu. N'ubusirimu none se wabyita ikiga? Ni amahano. Ni amahano nyine bazi ngo barasirimutse. Ese uzi ngo bazi ko ari amahano baba barimo bo? Nitwe tubizi. Ese cyangwa se nitwebwe tubifata nk'amahano muri rusange ubundi nta n'ikintu bitwaye. Bikaba ari ubusirimu se koko. Bikaba ari ubusirimu koko. Bikaba ari amahitamo y'umuntu. Oya nta muntu usahitamo kuba imbwa. Ntabwo ari imbwa. Nese umuntu ahitamo kuba ikiburaburyo. Niba utari umugabo ukaba utari n'umugore uri igiki? Uri icyo ntazi. Umuntu ahitamo kuba icyo ntazi se? Liza ndashaka kumfasha. Mu kanya wari uvuze kuri Semungu n'umugabo we barasomanye. Barasomanye. Ntabwo nabashije kubibona. Ariko icyo nibaza hari ifoto ngewe ejo nabonye. Ntabwo ndi buvuga amazina y'abantu nayibonye. Bari gusomana. Abantu nabo babihindira ikibazo. Nanjye ntabwo baba sitari umuhanzi na sebuja. Nanjye ntabwo ndi buvuge ngo nabibonye kuko nta kibazo kirimo. Umuhanzi na sebuja 1.5 7 8 9 10. None se ntabwo ndi kuvuga ngo iyo foto ariko ngewe narayibonye nge. Ese ko n'umushaka kuyimbwira nkaho wantanze kuyibona? Ni ifoto iriho Kenisoro na Coach Gayeri. Kenisoro yamugundira yamumfirinze ariko muyikimbiza ukwita menyo. Ni gute twisanze ahantu nk'umugabo asomana n'undi mugabo? Ahubwo umuntu umaze iminsi asezeranye. Sobwo ko wibagirwa ko yakoze uko. Nukujya mukora ubukwe mugakanga akuzi ko aba bantu bamaze gusirimuka birebire. Biri ku rundi rwego. N'ubusirimu. None se umuntu narindagira mu mugirene. Ese Liza no kujya bakora ubukwe bagakanga anniversaire. Uzi ko ibintu bya nta gikwe babiretse. Shamana cyo koza leta nayo iravunika pe. Nukuri kw'Imana tuborohereze tworohereze izi nzego nazo zige zigera kanya ziruhuke. Uzi ko bababuza kimwe bagafata ikindi. None se Liza twebwe twaba dufite ikibazo. Wakubitira imbwa gusutama ngo yazimara niko baca umugani mu Kinyarwanda, ariko noneho ababo kubera ko ari abantu leta ibabuza guhagarara bagahena. Niko byagenze. Liza twebwe twaba dufite ikibazo cy'imyumvire. Bira bintu bikaba ari ikibazo ahubwo niba uri kumva ufite ikibazo cy'imyumvire ko kuragifite kuko ibi bintu ntago bisanzwe. Ngwiki ibi bintu se bisanzwe ahagana. Ari twebwe nyine tubikomeza ariko ubusanzwe ari ibintu bisanzwe ko bisanzwe n'undi mugabo. Ngo ushakire umuntu musomane ngo igihumbi. Ngewe ndakiguha pe nibashaka bamfunge bavuge ko nkoresheje abantu burayi. Ndaguha igihumbi. Urumva ngiye biranakuze nkayibona ntabwo nakubwira ngo ntago ari ugukura utabibona ahubwo wari utarageraho isi yanduye, wari utaragera mu isi ya 9 ngo wumve ikinovera. Wumva aho umuntu akubita undi akabiza kwitama bagasigana ubwanwa. Eshanu gusigana ibyangwe. Ni nko gukubanya ibyogesho. Ibyo bintu uri kubyumva. Ni gute twisanze ahantu? Nese ugira ngo Satani akorera ahantu hamwe? Ugira ngo Satani akorera ahantu hamwe ra? Akorera hose kandi nta muntu atakoreramo. None se wowe ku ruhande rwawe uravuga ko ari bibi ko ari ubusirimu ari iterambere. Ni ibitangaza. Tumaze gusirimuka tumaze kugeraho. Ese ubi imibiri mirandya ngo ntabivuga. Cyangwa sha mwavuye kwajyajya. Yandya yagira itesha ndabivuga. Bira bintu ni ibintu by'amahano bitabaho bitanakabaye binabaho. Liza so wowe ufite ikibazo cy'imyumvire. Ariko se niba numva nabi nubwo ni nako nzapfa. Kuko ntago nzahindura imyumvire ngo nshaka umugore ambera umugabo. Nabyo se bibaho no ku bagore k'umugabo umugore nawe urumva ku bagabo turi kugenda. Hari akabari narindimo. Ntago nshatse kukavuga izina to. Bikavuga ntago. Kuko ntago nkamamariza. Gusa abantu ndi buharangire murahita muhumva. Nakabari kari hano. Wereka mpavuge. Nakabari kari hano imbere yo kwa Ndori. Hano kwa Rando hano neza hano muri kano gahanda kamabuye. Akabari kari munsi y'umuhanda
bari barafunze bakongera bakagafungura ku bantu banywa byeri tuhaziranyeho. harya nawe unywa byeri? Njyewe nywa byeri cyane. Nk'ubu nuko ntazo mfite mba nasinze ubu. Kuko uyu munsi nari mfite umwanya wo kuruhuka uhagije. Aha, umukobwa w'umusitarikazi w'umucuranzi w'umu DJ niko nabyita, twari turi muri ako kabari. Aba yibetanye yari kubaha umuziki. Reka yari yaje kwinywera nk'abandi, kandi abantu murahitamo umwumva uwo mukobwa hari wa mugabo witwa Joshua watangaga amafaranga. Simvuze ko bari kumwe gusa, bose bari muri ako kabari. Uwo mukobwa wo mu DJ namwe mumushakishe mu mutwe. Aba DJ ni benshi ntari bwo. Yego mu DJ kazi, yego rwose pe, gira n'amagambo. Hari umuntu utagira amagambo se? Buri muntu agira amagambo, ariko biterwa n'amagambo y'umuntu ushatse kuvuga yariyo. Akakaye muri make. Sha yibetanye cyane muri tuwarete. Umukobwa? Yego. Yajyanye umwana gute? Muri tuwarete bagiye gukora ibyo bakora. Bagiye kubikoreramo. Ni umukobwa bajyanye muri tuwarete. Bagiye gukora ibyo bintu by'ibikozi by'ibibi. Bagezemo barakinga. Urebye yari yavuganye, nari impari njyewe twarirebaniye nawe azahita bimenya. Nareba iki kiganiro ndabizi ko twirebaniye amaso mu yandi gutya. Bikanaba na bifu kandi ntawe uvuganye n'undi gusa arandakarira, ndabibona ko andakariye. Nanjye rero nari nisimbiye ncaho mureba gutya ntamwitayeho, nari nifitiye izanjye nanjye. Urumva arangije bikoza muri tuwarete bajya mu byabo. Yari yavuganye n'umubouncer, abuza abantu twe turi kumwe kwinjira muri tuwarete b'abakobwa. Nanjye ndavuga nti never gute se, ariko ngiye twebwe ntabwo twari tuzi igituma ari kutubuza. Muri make yaratubujije, ariko ndavuga kubera iki se, kuki turi kunywera hano, turi kwinjiza amafaranga mu kabari kabo, why not turashobora kujya muri tuwarete siza abakiriya ngo nitujye muzo hanze. Nanjye rero iyo icupa ririmo neza, iyo ririmo neza hari ukuntu mfunga umutwe, ndavuga nti nta hanze tujya noneho. Mbigize urubanza tipe n'ubundi arakomeza aranga. Urumva turwanira ku rugi n'umubouncer, ariko urumva ntabwo nari kumurusha imbaraga, ariko ndanga ndisaza ntiturajya muri izi. Hahita haza undi mujama, abandi bajama nk'abiri nabo b'ababouncer bagenzi be, babaza impamvu turimo guteza imvururu. Ariko hari umwe tuziranye w'umushuti wanjye, babaza impamvu turimo guteza imvururu, bababwira ko ngo twanze kujya muri toilette yo hanze. Urumva niba yari yahaye akantu uwo nguwo watubujije, ntabwo yari yagahaye bose, kandi ikindi uwo watubujije ntabwo yari bujye kubwira abandi bose igituma arimo kutubuza. Bahita bakingura nyine tujya muri toilette. Noneho ninjirana n'abashuti banjye babiri. Urumva bo kubera ukuntu bari bamaze akanya babujije bashaka kunyara byatari, birukanse bajya muri toilette. Nanjye mpita ngenda mpagararamo gutya, nta n'ikintu cyangenzaga, mpagarara hahandi hanze. Tukajya twumva akajwi kameze nk'akajwi hasi. Umva umuntu acyumva biriya bintu wese ahita afungura amatwi. N'uruhinja ruhita rugira gutya. Mba nahise mbangura amatwi. Abo bakobwa basohotse, kwa kundi abakobwa bajujura nyine bongorerana, baje kunyongorera ati wumvi nta bintu urimo kumva iki n'iki. Wa wundi kubera ko twinjiye bucece n'imiziki birimo, yasohotse muri toilette atazi ko turi aho hanze. Tuba turamubonye asohokanamo na ya nkumi. Rumva direct twebwe twahise tubona ikintu cyatumaga batubuza kwinjira. Tutatubona n'ibyo bari barimo nyine. Ubwo urumva birumvikana, ntago ari ibintu byo gushakisha. Ntago byumvikana. Birumvikana. Kujya muri toilette ni ibintu bisanzwe. Bakajyana mari babiri gukora iki? Gukora iki? Ubwo wabona umwe byari byamunaniye nko gufungura. Hanyuma sako kajwi nako bakaba barahise bahindura umuziki bakawujyana muri toilette akabarika.
cyangwa bari gutera inkuru kwa kundi nyine abantu iyo batera inkuru bivuga gutyo se nkuko njyewe akosega ubundi uramburanye ibiki ko numva urimo kuburana nk'ari we wari uhari aho ibyo bintu uri kuvuga warabibonye twarirebaniye gutya amaso mu yandi n'uyu munsi njya nkeka ko tutanahura ngo nsuhuze kubera ibyo bintu biragoye kubyumva none se Liza ariko kuri ibyo bintu ni ibihe ni ibintu byiza ni ibintu bibi ni ibintu njye ku bwanjye ni bibi ariko niba umuntu yarabihisemo akumva ari ubusirimu nasirimuke wa nta burenganzira ye ahubwo reka nkubwire yego ntawe babujije kubikora nibabikora uko babishaka nababwira iki nibashaka bazareke kwigira abakobwa abari abagabo bigira abakobwa nibashaka bazareke kwigira abakobwa bigira abakecuru bajye bakenyera udutenge n'imyitero batore n'utubando itsoke ariko bibitwigishiriza abana bibikoreraho abantu bareba ngo babitwigishiriza abana nese ibisuku turogera abana kandi noneho bariya nka ba Semuhungu na Bayige n'abandi bariya baba baturogera abana bo batazanabyara barimo kutwononera kandi niba ntacyo ufite gipfa wikwica iby'abandi ibi bintu barimo kudukorera bimeze nka kwa kundi umuntu utagira haba utagira icyarya utagira icyanywa utagira icyo akora mbese ubayeho utagira icyo aramira akwiyenzaho avuga ati njye n'ubundi iyo bamfunze niboneraho ndyama hari umutekano nta kazi ndi busige ngo karabura ugakora nta nzu ndi busige ngo izasazi yangirike isenyuke nta mwana nsiga hanze ngo inzara izamwica nta mugore nsiga ngo bazamundongorana urumva akavuga ati njyewe nakwica akaba yanakwiyahuraho nta n'ingufu afite mu karwana wowe bakagufunga ugasiga akazi kawe kagasigara kangirika ugasiga byinshi wakoraga bigasiga byangirika ukajya gufunganwa nawe ibyawe birimo kwangirika kandi we ntacyo gipfa ntacyo aramira abo bantu bariya bantu ibintu bari kudukorera ni nk'ibyo ngibyo ibintu barimo kudukorera ni nka kwa kundi ingurube igusiga ibisogororo wowe ukagenda uca mu bantu banukira ariko yo yabacamo ntibatangazwe n'uko inuka bakumva bakavuga ati ingurube se siko zabaye twebwe turimo kurerera muri Sodoma na Gomora barimo kutwangiriza kandi barimo kutwangiriza abana bo nta nabo bateganya mbese nyine bikomeje gutya sosiyete muri rusange nyine yabigana ahantu twaba turimbutse urabona dushigaje iki urumva ngo no muri Bibiliya bavuga ko ngo abantu b'i Sodoma na Gomora nibo batumye Imana ubundi Imana kugira ngo irimure Sodoma na Gomora ubundi Sodoma na Gomora habaga ibyaha byose uburaya ubwicanyi ubusinzi mbese amafuti yose yarahabaga yose ariko hadutsemo akantu ko gusirimuka kuriya bantu batangiye kwiheneshwa abandi babihagarika inyuma Imana yahise iharimbura ngaho mbwira nko muri ranyo ya Semuhungu twarebye murambwira yuko umuntu azongera kubona amafaranga muri kiriya nta kibuno cyo wabonye Yesu we ni ukuri kw'Imana Yesu we ni ukuri yari yambaye akantu k'agakariso k'agasitiringi kameze nk'ubugi bw'umuhoro yagiraga gutya kakavanamo yambaye n'akantu k'agakanza akajya atya kakazamana nako karisa kagasutururamo gutya akajya agira gutyo tubuno twiwe none se reka nkubaze mu by'ukuri nka kiriya kibuno wakireba mu gitondo saa 12 uri umugabo kumwe abantu bazindukira muri telefone ugapfubirana nacyo ukambwira ko kigiye mu kazi batari bunakugonga cyangwa bakagufunga Imana yarandinze kutabibona niriya warayinyeretse ko nasinzire nabirijo ngaho reba mbabarira umbwire nk'umwana wawe gufata telefone akigira gutya agahita akubitana na ririya bere biriya nabonye abantu benshi cyane ntabwo babishima none se bashima ibikorwa bigayitse erega rero hari igihe babikora babona turi gukora ama interview turi kubiganiraho duseka bakagira ngo byadushimishije kandi ubwo muzi ngo muranejeje ubwo muzi ngo muranejeje
ni ukuri ntabwo munejeje ahubwo muteye ikibazo, muteye ishozi, muteye kiriko shozi. Shashitani ureba ubu ni umugome. Uzi ukuntu buriya asaba yaramubwiye ngo akuremo rirabere yumva aberewe. Ni uko utazi ukuntu buriya yumvaga ari ubusirimu. ariko buriya birashoboka ko gukora rwose ntabwo ari amazi ari kunywa, birashoboka ko yari yashize icyaka cyane. Ibyo ntabwo wabyita gushira icyaka. Uzi uriya mukobwa ibintu byamubayeho byabaye nka ya ndirimbo, ariko uzi ko abantu ba kera bavugaga irya mukuru riratinda ntirihera. Ngadera Mukasine umukobwa wa Stanisirasi yasomye wisi cyarayisinda ayicuruye iramucurangura. Kumbe nuko nibyo bavugaga. None se ntiyahise imucurangura ibere, ariko rero biranajyanye. Kambikore neza nitonze. Adera Mukasine umukobwa wa Stanisirasi yasomye wisi cyarayisinda ayicuruye iramucurangura. Oya ni wowe mukobwa wa Stanisirasi? Uzi ko ari we? Ba bantu bajya batwitinga mumfashe umuntu witingire ngewe. Umukobwa wa Stanisirasi nuriya. Mushyiraho n'agafoto ke mvuge ati dore wa mukobwa wasomye wisi cyakayisinda. Yayicurura igahita imwemeza. Nukumucuranura nukumucuranga. Iba yaramucuranuye, niba yaramucuranguye ariko byose byashoboka. Biza ruri kuvuga ko abantu bashobora kuba bayobya abana. None se biriya suku nta nubwo ari abana gusa, biriya nukuyobya diversaire. Nsaba imbabazi ndese. Hari nk'umwana ushobora kuba kubonye izunguza ikibuno akabyigana. None se imbyino zo kuzunguza ikibuno ntizihari Mu Rwanda? Ntabwo ari no mu Rwanda gusa. Mu Rwanda dutega amaboko riza. Oya, none se nta ndirimbo zihari zo kubyina gutya? Zo ndirimbo ntabwo uzizi, none se si ikibuno baba bazunguza. Uzarebe n'indirimbo ya Bebe Cool yitwa Mbozi z'Amarwa. Nizo mbyino babyina kandi ni gakondo yabo. Baravuga ngo agahugu umuco akandi wabo. Yego, ariko nanone kuba twakura imico handi tukayizana ibaye itari mibi bikabije nta ribi. Ariko kukize twazana irimo nibibi n'ibyaba iri ariko ku ikibuno kukizunguza si umuco mubi. None se ikibuno cyanjye ko ari na kinini ko niyo ngiye kizunguza ntabishaka. Ngerega nteye neza. Rega nteye neza. Nteye neza. None zunzica ikibuno. Sha. Nese ubwo saho byabihera. Se ko numva watewe agahinda cyane na ririya bere. Keretse yari zunguza kari gukubita mu gahanga nibwo hari kumenya ne. Ariko se nka buriya. Reba nka kumwe abantu baba bari kurwana, hari ahantu ngiye nabonaga hameze nko mu gisimenti. Mbwira nka kumwe abantu baba basinze bari kurwana. Nka kuri yari kuyema ari marigira atya. Umuntu akarekura ikirahure kigahita gica kuri rirabera. Urambwira ko cyari sigaho. Cyari sigaho. Si nk'ibyo byose by'umukobwa wa Stanisirasi se. Muri wisi kimwagiye muwiza mushoboye. Eko Stanisirasi imbyino z'umusore wundi wari uri ku ruhande rw'ubumoso bwa se muhungu nimba ari ubumoso. Imbyino ze zo urazivuga. Uriya we yarameze nk'uwahanzweho. Ariko aho kugira ngo uzunguze ibere. Rirabere rimeze nk'isogisi ry'abasifuzi n'iryo kujya kuzunguza muri adversaire. Ryari rinini cyane. Ryaranaganaga. Ntabwo nabashije kuryitegereza. Kuri zunguza byasabaga kuri tuna urutugu rwendaga kumuvamo. Imbyino zuriya musore zo. Uriya musore we ntago wamenye ibyo yari arimo. Nabonaga arimo yigira nka kumwe kera ku ishuri yo badukubitaga iminyafu wakererewe wigiraga. Kumwe wagendaga wigira neza neza. Urumva hari nk'umuntu nayibonye turi kumwe. Byamutangaje nanjye birantangaje. Noneho ejo nyireba nicaranye n'umukecuru duturanye. Maze arebye ati sibyo ntibikibarimo. Yabanje abona se muhungu afite agapeti
arimo sinzi ibyo yasakuzaga avuga akibona wa muhungu wamaye inka ngo sabaye iki ko mbona wagira ngo arimo arapfa maze abonye wa mukobwa ngo yiwe ngo dore ibere riramucitse nyabu ntabwo rimucitse ntabwo bishoboka ko byaba byaramucitse kandi yaragize nawe ntiyibuke guhita ariko uri umusazi kandi yarafashe gutya rega yarikuyemo urebye yarajunguje byanga kuvamo kubera ko ari isogisi nyine ridakomeye ngo rihite riturumbuka arangije arikuramo babarira urebe kweri warangiza ukajya hari uti ndi umunyarwandakazi cyakora numara kuzunguza ibere nka kuriya mu mbaga ujye ugenda uvuga yuko uri uwa hehe se mana nyagasa ntihazavuga ko ari uwaho sibo ujye ugenda uvuga ko uturuka mu gihugu kitazwi cyitwa Sodoma na Gomora urumva nyine nawe ni uwacu nyine ni ukugerageza ni ukubaba hafi cyangwa se dore ijambo mvuye ikuzimu rimaze gutwika ujye ugenda uvuga ko waturutse ikuzimu bitwaye iki ubundi utagiye wiyitirira u Rwanda ngo ujye kuzunguza ibere mu bantu n'ubundi iyo uzunguje ibere mu bantu nta muco nyarwanda uba ugaragaje jya uvuga ko wavuye ikuzimu ntawe uzabihakana bitewe n'ibyo wakoze Seriza hari nk'abantu urumva barebye hari nk'abantu baciriraga urubanza Semuhungu bati Semuhungu ukuntu yitwara ntabwo bisanzwe sibyo none nkurikije ariya mashusho twabonye ntihaba hari abantu barenze Semuhungu ahubwo sibyo baturimo nyine ariko ubwo uzi neza yuko wagufatira ibintu by'ibigoryi biri kuri iyi si akabikwegereza byose wahita ucanganyikirwa none se reba nk'ibintu byadutse ngo byo kujya kogoshesha ngo imyanya y'ibanga ngo mu mujyi ngo hari abantu ngo babyita ngo ariko ninjye utazasirimuka ngo babyita muri waxing no ku bintu bageraho na hano mu Rwanda ariko buriya nta makuru ugira uretse hari saro nyine ikora ibyo bintu ego mana yanjye abagore baragenda bakagera cy'amaguru akayagira nk'amaboko iyo umuntu ugiye guhobera undi yarangiza rwose ngo bakamukorera no kumuwakisinga se buriya umva nitwongera kubonana nzabatekerereza ibyo bintu iyo nkuru nzayibabwira pe naho mu kiganiro cy'ubutaha wakoze cyane mwakoze cyane namwe kandi abantu bakurikira Kigali News Channel mukore subscribe share like comment kandi abantu bambashije ngo ngo narimutse mu nkurikire ntago nimutse sometimes muzajya mumbona n'ahandi ariko hano niho mu rugo ntago nahimukiye ahubwo niho navukiye naravutse muzigumira hano niho muzajya mukunda kumbona kenshi ariko sometimes nimujya mureba n'ahandi muzajya mumbona tu wakoze cyane murakoze cyane namwe nanjye reka ndebaho nanika ibere ndabona ibintu byakaze sawa